Ndabasuhuje nitwa Mwami y'imenya XYZ nk'ibisanzwe tuyoganira ku makuru ya Pi Network by'umwihariko amakuru Pi Network herutse kuduha y'ubwayo biciye muri home screen ndetse no ku rubuga rwayo minepie.com aho yongeye kwibutsa aba pioneers n'isi muri rusange ibibutsa ko total supply ya Pi ari miliyari 100. Izo miliyari 165 nizo zigenewe community bakazimayininga mu buryo butandukanye, haba mining isanzwe, haba bonuses zitandukanye bitewe n'aba referrals ufite, ndetse ahantu hazakorwamo nayo bazahemba ba validators. Birumvikana, urumva community muri rusange icyitwa mining kigenewe miliyari 65. Miliyari 15 zo zikaba zigenewe ikigega kizaba gishinzwe nanone gutera inkunga ibikorwa bya Pi muri Pi ecosystem. Ubwo zikaba zibaye miliyari 75. Miliyari 5 zuzuza miliyari 80 zo zizakoreshwa nka liquidity pool. Liquidity pool aba ari coins zo guha ama exchange kugira ngo ya ama exchange afite iyo coin kuri platform yayo, cyangwa iyo niba habaye ikibazo ya exchange ibifite Pi mu biko bwayo abwo kugira ngo ihangane n'icyo kibazo gishobora kuba kuri platform yayo kijyanye n'aba investors cyangwa se kijyanye n'abantu ba trading iyo coin mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Noneho miliyari 20 zisigaye zikaba zigenewe core team. Core team ni Dr. Nicholas, ni Dr. Fan umugore we, ariko sabo gusa hari n'abandi nyine babarizwa muri iyo team, ariko bariya impamvu ari bo bavuga kenshi nuko ari aba founders ba Pi Network, bafite n'indi equipe technique ibafasha muri ibikorwa byose bitandukanye kugira ngo Pi Network ibe platform ya crypto bashaka ndetse no mu cyerekezo bayishakamo. Iyo total supply rero nuko imeze, bagiraga ngo n'isi imenye ibyo ari byo. Banibutsa aba pioneers ko mining rate igenda igabanuka bitewe n'umubare w'abantu ko bakomeza kwiyongera buri kwezi. Burya baradjustinga, ariko bakavuga ko izo Pi rumva nizimara kumayiningwa mu gihe runaka bitewe n'uko bazabigena bizaba bihagaze. Ntabwo mining ya Pi izahoraho gusa, yenda kizakomeza kubaho azaba ari node mining. Abantu ba mininga node ni software node ifasha Pi Network ku validatinga ledger cyangwa transaction zo mu duce dutandukanye hirya no hino ku isi. No mu Rwanda naho bishaka rwose wa running node ya Pi, ufite laptop byaba byiza. Laptop yabikora, laptop nziza cyane, ariko byibuze ifite storage ya terabyte imwe kandi yihuta igezweho, byaba byiza. Ufite desktop ho byaba ari byiza cyane kurushaho, dore ko ari uburyo bwa mining no kuzamura Pi wa miningaga byagufasha cyane. Ikindi abantu batari bazi muri mining, abantu ntabwo mu by'ukuri bari bazi ko gusura Pi ecosystem muri Pi browser ari uburyo bwiza nabwo bufasha mu pioneer kugenda habwa bonus zitandukanye za Pi. Abenshi tukarukira kuri mining app, nibyo, ariko hari aho nyine ntabwo ariho twakabaye tugarukira. Twakabaye tujya no muri ecosystem yose, n'ubundi duciye kuri Pi browser. Hari Pi developer, hari brainstorm, hari n'ibindi byinshi, ariko cyane muri brainstorm no hari ama application atandukanye arimo kubakirwa muri Pi ecosystem. Amasoko azatanga services zitandukanye. So ibyo byose rero iyo ugiye ukabisura ukanasoma ukamenya uko bizakora, uba urimo nawe kugira uruhare mu gukoresha ya Pi ecosystem, noneho ugahabwa Pi. Unarebye kuri mining rate yawe ukamanuka hasi, hari aho handitse ngo
gukoresha nyine amadapusi, gukoresha pi utility, uburyo ukoresha porogaramu za pi nabyo burya ubihabwamo pi runaka bitewe n'ikigero uzikoreshaho. Ikintu cy'ingenzi rero nagira ngo mbabwire muri aka kanya ni ikintu kijyanye na validation. Validation ni uburyo bwiza bwo gukorera pi. Yego biravunanye ariko nanone ni byiza cyane. Hari igihe umuntu aba ari muri free time cyangwa nta kazi ukora, burya ufunguye pi yawe ukajya kuri pi browser, niba warapplyinze ko umuvalidator ni byiza, niba utarabyaplayinze wabyaplayinga ubaye ubifitiye umwanya. Kubera iki buriya iyo ukoze KYC, hari igihe KYC yawe ishobora kudahabwa aba validators, ariko KYC nka 80 burya ku ijana zihabwa aba validators. Ese kubera iki KYC yawe ushobora guhabwa umuvalidator iyo undi ntihabwa umuvalidator? Iyo umaze gusubmitinga KYC yawe ihita yakirwa muri system za pi. Noneho artificial intelligence pi ikoresha yo kudetectinga amasura, bakayahuza n'amasura ariko byangombwa, iyo ihise yemeye KYC ikemera ko liveness yawe ihuye n'ifoto iri kuri ID, amazina wemejemo ahuye n'amazina ari kuri ID, address wanditsemo, uburyo amazina wayanditse nyine byose bikaba bihuye, ako kanya AI ya pi ihita ikwemeza ko uri wenyine wa wundi w'ukuri. Icyo gihe rero ntabwo KYC yawe izahabwa umuvalidator. Ariko kubera indangamuntu zitandukanye, ugasanga umuntu yafashe indangamuntu 2000 na kangahe, agifite imyaka 16, yenda afite imyaka 30, 25, ugasanga isura yahindutsemo, bishobora gutera AI cyangwa automation ya machine ya pi network hita ibona ko ba bantu ku kigero runaka cyo hejuru ntihite yemera ko ari byo, suko ibitabyemeye nayo habayemo gushidikanya nibwo bahita babiha umuvalidator. Umuvalidator rero wa mbere ashobora kuvalidatinga isura ya liveness akayihuza n'ifoto iri ku ndangamuntu, agakora ngo ese iyi foto ni kimwe n'iyi ngiyi. Abavalidatinga barabizi, ibyo biba ari sawa. Uwa kabiri ashobora kuvalidatinga niba icyo cyangombwa, iyo ID cyangwa driving license koko ariyo muri icyo gihugu. Uwo ni uwa gatatu. Birumvikana iyo muri aba bantu rero hagize ababusanya cyangwa se ukavuga uti ndabona atari byo, bashobora kuyohereza undi muntu, nayo ID nayo bakayohereza undi, n'amazina iyo amazina wayanditse nabi ntuyakurikiranye mu buryo akurikiranyemo ku ndangamuntu, nabyo kugira ngo bemeze ko wa muntu ko ari wa muntu w'ukuri. Ya mazina nanone baragenda bakayaha umuvalidator wanditse muri app, ndetse n'ayandi wujuje uri gukora KYC cyangwa ari ku ndangamuntu. Urumva umuntu umwe ashobora no kuvalidatingwa n'abantu 4 cyangwa 5, kongeraho na ya mashini ya 6, ariko akenshi minimum aba ari 4. Aba bantu 4 rero tuzi ko ugiye gukora KYC ubanza ukemera ko ugomba kwishyura pi ya validation. Ba bantu 4, 5 cyangwa se 6 bazagabana ya pi yawe. Hari igihe barenga 6 rero bakaba 7, kuko hari abantu bahabwa liveness inshuro nyinshi. Urugero, ushobora kuba kuri device imwe, mu kanya account yawe ikajya ku yindi device, mu kanya ikajya no ku yindi device, pi igahita detectinga ko ya account y'umupayonera bishoboke ko hari abantu bashaka kuyiba. Bityo device ugiye gukoraho nanone bushya bakagusaba indi liveness. Ya liveness birumvikana nyine bayihuza na liveness iri muri system. Bishobora kubona yenda bitameze neza, ifoto idakeye neza, nanone bakayisubiza umuvalidator. Urumva ni umuntu umwe avalidatinzwe n'abantu 5, ba bantu 5 nkuko nababwiye bazasangira pi bayigabane ya wa muntu.
reka tuvuge ngo uvalidatinze abantu 50. urumva abantu 50 uzaba ufitemo payi 10. yashoboka ko wavalidatinga abantu 100 cyangwa abantu 500 ukaba wabagiramo payi 100. niyo mpamvu nabwiraga ngo validation ku muntu ubifitiye umwanya ni uburyo bwiza bwo gukorera payi network bitagusabye kumayininga, ndetse ushobora gukorera nyinshi no kurenza wa wundi urimo kumayininga. gusa validation bisaba kwihangana kuko ushobora kumara iminota 30 cyangwa isaha utegereje nta muntu wo kuvalidatinga baraguha. ariko ku muntu rwose ufite free time udahuze, wajya kuri payi browse ukajya kuri KYC ugategereza baguha umuntu ukamuvalidatinga. ubwo bwaba ari ubundi buryo bwiza bwo gukoresha payi cyane rwose, kandi mu nyungu nziza. account yawe n'ibyo mayininga bikagenda bizamuka kuko igihe kizagera nabyo ubihabwe nka bonus, birumvikana. ikindi kintu nshaka ko tuvugaho ndetse n'abasesenguzi bagenda bavuga hirya no hino ni ikintu kijyanye n'ihagarara rya migration. uyu munsi ni umunsi wa 52 nta migration nshyashya irakorwa. ejo bundi payi network kwa team yatangaje ko migration zigiye kujya zikorwa mu byiciro. ntabwo ari bya bindi wamaraga gukora KYC ugategereza ibyumweru 2 ukamenya ko migration igiye kuba automatic. ariko payi iherutse gutangaza ko migration bagiye kujya baziha igihe. migration payi ivuga ngo zizajya zikorwa abamaze kuzuza rimwe mu kwezi nk'uko babivuze mu itangazo, rimwe se mu gihembwe kotari, ubwo ni rimwe mu mezi 4, cyangwa se ko payi network izakomeza gukura n'abapioneers baba benshi bavuga ngo migration izajya iba rimwe mu mwaka. ibi ntabwo ari njye ubwanjye byivugiye, ni ibintu byanditse, wabibona usomye neza muri rya tangazo. ibi bishatse kuvuga iki rero? abasesenguzi barabihuza na utility ya payi, bavuga ko ubu ngubu itameze neza kuko ntiratangira gukora, amasoko ntabwo arajya live rwose, buri umwe wese arabizi. igihe rero amasoko atarajya live bishatse kuko bakomeje gutanga migration za payi zishobora kuzura ku ma exchange. zakuzura ku ma exchange kandi nta masoko ahari zakabaye zikoreshwamo mu kugura ibicuruzwa bitandukanye. icyo gihe exchange yagira payi nyinshi kubera ko nta bantu barimo kuzigura banazikeneye, kuko nta masoko ubu ngubu ahari aratangira gukora kugira ngo bajye kuzigura ibicuruzwa amasoko, bigatuma payi itagaciro ku rwego rutigeze rubaho. niyo ubu ngubu yarataye agaciro bitewe n'igiciro yasohokeyeho, ariko ibaze bongeye niba ubu ngubu hari nka miliyari 10 ziri muri saturation hirya no hino. ibaze migration bayitanza kongera hakajyaho izindi nk'10. birumvikana igiciro gishobora guruduka kikajya no muri 0 n'ibice runaka cyangwa 0 n'ibice 0, birashoboka. kubera iki? ariko suko payi itaba ifite agaciro, yabigafite uko akubwako kaba ari agaciro, ahubwo kubura amasoko ikoreshwamo nibyo byatuma ihuruduka ikagwa kuri urwo rwego. akaba ari nayo mpamvu payi ibyo ngibyo ishaka ko byirinda igihe ihuze igikora kuri ayo masoko, kugira ngo ayo masoko najya live noneho izo payi zizaba ziri mu ma wallet, zizaba zishakishwa n'abataramayininze cyangwa se n'abamayininze bashaka kuzigwizaho, kubera ko noneho zizaba zirimo gukoreshwa ku masoko atandukanye. ibi ntabwo ari ibintu bigoye ko byumva. nawe baze leta igize icya igasura amafaranga menshi, kandi ayo mafaranga ntahakenewe ikayaha abantu, kandi mu by'ukuri nta kintu cyari ku masoko cyo kugura. ese amafaranga abantu ntibaba bayafite gutyo gusa? ese bayakoze iki? kandi ntacyo kuyakoza nyine, nta masoko ahari. nibyo bya payi network. naho kuba payi iri mu agaciro nanone ntabwo abantu bagomba gucika intege,
kubera iki? Kubera ko nyine iracyari mu ntangiriro, irimo kwiyubaka. Uku kwiyubaka rero igihe kuzaba kumaze kujya ku rwego runaka, payi ubu ngubu abantu bavuga ko nta gaciro zifite, noneho zizaba zihenze ku masoko. Hari ibikorwa bitandukanye cyane bitandukanye kandi byiza bigiye guteza imbere payi. Hari amakampanizi twaganiriye mu biganiro byacu birambuye, niba utarabikurikiranye wabikurikirana ukamenya ibyo ari byo. Hari inama zitandukanye, hari iyo bise consensus 2025, ni inama ikomeye ivuga ku bikorwa bya digital cyane byiganje cyangwa biraningira kuri blockchain ndetse na AI. Urumva iyo tuvuze blockchain akenshi utawumva cryptocurrencies n'ama NFTs ndetse n'ama smart contract, ariko akorwa ariko bakoresha ama cryptocurrencies atandukanye. Pi Network rero kuri uyu mwaka yaratumiwe Dr. Nicholas Kokaris, ni umutumirwa ukomeye uzanatanga ikiganiro muri iyo nama. Ni inama y'isi ikomeye kuko izitabirwa n'ibihumbi by'abantu bigera ku 20, kandi muri abo bantu hazaba harimo amadelegasiyo avuye mu mareta atandukanye. Ni inama ibirimo abahirwe, ibirimo abashoramari, ibirimo n'imishinga itandukanye yubakiye kuri cryptocurrency na AI, n'uburyo imishinga yakoreshwa kugira ngo ubukungu bw'isi buhindurwe. Kuba payi rero yatumiwe Dr. Nicholas nk'umutumirwa mukuru, uzaba uri no kuri pano anasangiza isi ibijyanye na Pi Network n'uburyo yakoreshwa n'abantu bose biganjemo rubanda rusanzwe, n'uburyo isi yakwadobutinga ifaranga rigatangira gukoreshwa. Ni ikintu gikomeye. Icya mbere ni nk'uburyo bwo kwamaza Pi Network ku buryo n'abantu bayibonaga nk'umushinga udafatika kubera batazi ibyayo, nabo bazahera ko ako kanya bamenya Pi n'iki. Ikindi ku bashoramari, ni ikintu gikomeye ku bashoramari. Iyo umushoramari yamaze kumenya ko cya kintu kijya mbere ari ikintu gifatika, ari ikintu kizabyara umusaruro, ari ikintu isi igiye gukurikira, aho hantu ntabwo ajya hatangwa, ahita ashora imari kugira ngo bizamubyarire umusaruro mu myaka iri imbere, nawe agira uruhare muri ibyo bikorwa by'iterambere kandi bimubyarire umusaruro. Iyi rero nama ya consensus 2025 igiye kubera ejo bundi muri Canada. Tubibutse izabera Toronto muri Canada, izaba kuva ku itariki ya 14 ya 15 isoze ku itariki ya 16. Uzaba rero ari umwanya mwiza ku isi yose muri rusange kumenya Pi Network icyo ari cyo, n'uburyo Pi Network irimo guhindura ubukungu bw'isi, kandi nta kabuza isi izanyira ifaranga, kandi ifaranga rizatangira gukoreshwa hirya no hino ku isi. Kandi rega si ikintu gishya, abantu basanzwe babizi, yenda ko ntibazi ubukana bw'iyi Pi ariyo, ariko niba Pi auction yaritabiriwe n'abantu barenga 200,000 baharanira kujya .pi name y'ama website yabo. Iyi ni indication igaragaza ko wa mushinga burya si ikintu gisanzwe, kandi ubwo abo ngabo ni bake kuko hari abandi batabizi bazashiduka none wa mushinga bya bintu byagiye hanze, bavuga bati uzi ko bya bintu twakinishaga burya ari ibintu bikomeye, uzi ko twatanzwe. Abantu benshi bazatangira rwose kubyigana bajya muri Pi. N'abatanga serivisi zisanzwe ma website asanzwe nayo azabona ko Pi hari uburyo yafashe mu isi, kandi ko gukorana nayo bizabyara inyungu, bityo n'aya ma website tubona dusanzwe rwose azaba ama .pi. Ikindi kuba Pi izaba ifite uburyo ikorana n'isi ya fiat currency, ikorana n'amabanki, ku buryo ya inclusion yaba abantu badasanzwe bamenyera ikoranabuhanga bafite Pi bagomba koroherezwa kubona ya mafaranga yabo
niba bashaka kugura ku masoko asanzwe nubwo atari byo prioritaire ya Pi, ariko nabo bazoroherezwa. Niyo mpamvu integration ya Banixa, iyo collaboration ifitanye na Pi network, nayo izafasha mu guhuza isi ya cryptocurrency cyane Pi ndetse n'isi ya fiat currency. Mu bihe buryo atari uburyo bwo kubikuza Pi yawe amafaranga asanzwe gusa, ahubwo no mu buryo bwo kuba wabona Pi ku bantu batamayininze bakoresheje amakarita asanzwe y'amabanki nka Visa card ndetse na Mastercard n'andi makarita atandukanye na PayPal. PayPal nacyo ni ikigo gikomeye gikora ibintu bya finance, kwishyura, kohereza amafaranga, nacyo kiratumiwe muri iyi nama, kizaba kirimo muri consensus 2025. Urumva ko ni inama ikomeye cyane, izaba irimo n'umuhungu wa Trump, Eric Trump. Uyu Eric Trump abantu barimo kuvuga ngo ni umuntu utazwi mu bintu bya cryptocurrency, ese niwe mushinga afite wa cryptocurrency, ariko bakibagiza ko Eric Trump ubu ngubu ari uhagarariye imishinga ya se. Hari coin bita Trump yagiye hanze ejo bundi, Trump akimara gutorwa bayitanzemo ama airdrop, Trump arimo ariyamamaza, ariko iki hanze ni coin iri hejuru, kandi ni coin ifitwe n'ibigo bibiri. Hari ikigo cya Trump n'ikindi kigo, ariko n'icyo kigo kindi cya kabiri nacyo ikigo cya Trump kigifitemo imigabane. Ni nka wavuga ko nyine yose ni ya Trump, kandi Trump ubu ni perezida, arajwe ishinga cyane no kuyobora Amerika n'ububanyi n'amahanga bwa Amerika n'uburyo Amerika yakongera ikigarurira isi. So Eric Trump rero ni umuntu ukomeye mu ruganda rwa crypto, nk'umwe mu batumirwa rero bakuru, tutibagiwe Dr. Nicholas Kokaris. Iyi nama ni inama ikomeye, ni umwanya mwiza cyane wo kugira ngo Pi network imenyekane hirya no hino ku isi.